iyo twumvira imana kudukoresha birayorohera. iyo twumvira imana kutubwira birayorohera. igihe cyose iyo wumvira imana iranezerwa cyane. nuko ubuzima bwawe imana ijya ibukwepesha abarozi, ikabukwepesha abadayimoni, ikabukwepesha abakwanga. buriya hari abantu wavutse batabishaka, ukura batabishaka, utwita batabishaka, ubona akazi batabishaka, wubatse batabishaka, ariko kubera ko Yesu Kristo nawe yavutse batabishaka, ndagira ngo nawe uhumure, iyarengeye Yesu nawe izakurengera. Yesu nashimwe. bene data nshuti z'Ikamba Karuvari TV, bakunzi ubutumwa bwiza, nongeye kubasuhuza. amahoro y'umwami wacu Yesu nabane namwe. Imana y'amahoro nyongere kubagirira neza. ndashimira Imana yabarinze misi yose kuva kwezi kwa mbere kugeza kuri uku kwezi kwa 12. Imana yakoze byinshi ku buzima bwanjye n'ubuzima bwawe. Imana yahabwa icyubahiro. Ika nongere suza bene data badukurikiranye bakunda kureba izi nyigisho, nawe wakoze subscribe, nawe utarayikora turagusaba kwiduha mu izina rya Yesu, ukaduha subscribe kugira ngo urushe gukora ibiganiro byacu. Imana ikomere umugisha kandi utahamya kukirira neza. Reka dusengane Imana, tuganira amagambo umwuka wera mpaye. Wera wa Isiraheli, tugushimiye ko waturinze amezi yose 12, tugushimiye ko umugambi wawe ari mwiza kurushaho, tugushimiye ko ibyo ugambiriye kuri twebwe bizasohora. turagusaba ngo Mana kubane natwe, bwiza bwawe bugumye buganze kuri twe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha. tugize umugisha kugaragara imbere ya kamera, nongera kubabwira ko dufite amasengesho y'iminsi 3 tuzatangira ku tariki ya 14 na 15 na 16. n'amasengesho tuzakorera hariya i Rubavu, Gisenyi, hari Gisenyi. abatuye Gisenyi mutwitegure, n'abandi muzakurikirana online, azabaca kuri Facebook Karuvari Facebook, kuri Instagram Karuvari Instagram, no kuri YouTube Ikamba Karuvari. Imana ibagirire neza. ayo masengesho tuzahembukirwamo na masengesho gushima Imana. wambaza ngo nzabashima Imana iki? hari byisi byo gushima Imana. Imana yagitugirira neza aya mezi yose. ni warwaye ni warwaje, nawe warwaye nawe warwaje, ariko Yesu yaragukijije. misi yatambukanye benshi, ariko we yaragusize. dufite byinshi byo gushima Imana kuko tuzi neza icyo Imana dukoreye. Imana iduhana umugisha. ndakwifuza kuzabona twe muri amasengesho gushima Imana. aya masengesho tuzayakora mu buryo butandukanye, ariko icyo nzi nuko Imana izabana natwe. rero reka tuganire ijambo ry'Imana mwuka mpaye, n'ubundi rivuga ku munsi wa Noheli, kugira ngo twitegure Noheli. aya masengesho azatuma Yesu agira aho avukira, azatuma Yesu agira aho yicara, azatuma Yesu afata umwanya mu buzima bwacu. Imana izatugirira neza muri aya masengesho. reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Matayo, ibice byaho cya mbere, turaza guhera ku murongo wa 20. Imana itugirire neza. Yesu ashimwe cyane. ariko reka duhere kuri 18, nibwo biraza gusobanuka. biravuze ngo kuvuka kwa Yesu Kristo byagenze gutya: nyina Mariya yari yarasabwe na Yosefu, ariko yari ataramurongora. babona afite inda y'umwuka wera. umugabo we Yosefu, kuko yari umukiranutsi kandi adashaka kumukoza isoni ku mugaragaro, yigira inama yo kumubenga bwihishwa. akibitekereza, marayika w'umwami Imana amubonekera mu nzozi ati: Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugore. Haleluya. witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto iri mu nda ari y'umwuka wera. azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. nuko ibyo byose byabereyeho kugira ngo ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore, ngo dore
umwari azasama inda kandi azabyara umuhungu, azamwite Emmanuel. Bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Yozefu akangutse abigenza uko marayika umwami Imana yamutegetse, arongora umugeni we, ariko ntibaryamana inda igeza igihe yabyariye umuhungu, amwita Yesu. Imana iduhana umugisha. Ni amagambo ngira ngo tuganireho muri iyi minota Imana iduhaye. Yozefu kuvuka kwiwe yavutse nk'uko nanjye navutse, nk'uko nawe wavutse. Mariya yavutse nk'uko wavutse, nk'uko navutse. Ariko hagati aho imikurire yabo n'imibanire yabo n'Imana niyo itandukanye hagati yanjye nawe. Ati gute? Yozefu mu kuvuka kwiwe yavutse yubaha Imana, yavutse abana n'Imana, yavutse agendana n'Imana, yavutse yumvira Imana. Iyo twumvira Imana, Imana kudukoresha birayorohera. Iyo twumvira Imana, Imana kutubwira birayorohera. Igihe cyose iyo wumvira Imana iranezerwa cyane. Mariya nawe mu kuvuka kwiwe yavutse ari umukobwa wubaha Imana, ari umukobwa usenga, ari umukobwa uririmbira Imana, ari umukobwa ukora ibishimwa n'Imana. Mu busugi bwa Mariya, mu gukura kwa Mariya yari isugi. Ntabwo yigeze akora ibintu by'ububandi, ntabwo yigeze atanga avansi. Iyo ushaka ko Imana ikubakira, iyo ushaka Imana igushyigikira, uri muri fiyansayi n'umugabo muzaba, uzirinde gutanga avansi. Mwa uriya mudugudu Mariya yari atuyemo harimo abandi bakobwa benshi, ariko kuba ijuru ryaratoranyije Mariya kwari ukugira ngo Imana igaragaze ko iyo umuntu yubasha Imana, Imana imutoranye. Ngo nuko Yozefu aza gukunda Mariya. Igihe kiragira amubaza izina, aramubwira ati ndifuza kuzabana nawe. Bagira urukundo, barasaba, barakwa, ibintu birakomeza bigera igihe cya mariage. Yozefu agiye kureba abona umugeni we aratwite, nararyamana nawe. Avuga se uyu mukobwa yaba yaranciye inyuma. Arangije yigira inama yo kumubenga bwihishwa. Ariko kubera ko ijuru ryari rizi Yozefu, baza umutima wawe ngo ijuru ryaba rikuzi. Iyo umuntu azwi n'ijuru niyo akoze icyaha, umutima umucira urubanza. Iyo umuntu azwi n'ijuru ari ibintu bimwe na bimwe adakora kugira ngo tarabaza ijuru. Reka ngubwire, isi iraryoshye, ibintu byose by'ibyaha biraryoha, ariko impamvu tutabikora nuko twanga kubabaza ijuru. Amen. Nuko ngo igihe kigeze aravuga ngo no, uyu muntu ngomba kumubenga. Ariko akibitekereza haboneka ikintu bita connection. Aha niho ngiye kuvuga cyane. Iyi connection ni imbaraga z'umwuka wera w'Imana zamanutse kuri Yozefu ari mu nzozi, ziramuganiriza ambwira ngo Yozefu we, witinya kurongora umugore wawe, kuko umugore wawe atwite, ariko inda y'umwuka wera. Umva ikintu rero, hano harashaka kuvuga iki? Turimo turitegura Noheli, tariki ya 10 y'uyu munsi. Dusigaje iminsi 15 ifata kuri 10 tugere kuri 25 twinjire muri Noheli. Ese mwene data ukurikiranye Ikamba Calvary TV, umutima wawe uratungana? Yesu yaravutse, ntabwo azongera kuvuka. Yavutse rimwe, ariko kubera ko urwibutso ruhoraho duhora twibuka ivuka rya Yesu, bishatse kutubarika twebwe abakristo twemera ivuka rya Yesu, duhora dutekereza imikorere y'umwami wacu Yesu Kristo, imbaraga z'Imana, icyo Yesu yakoze. Wambwira ngo icyazanye Yesu ni iki mu buzima bwanjye n'ubuzima bwawe? Twe twaramaze kugurwa. Ntabwo twebwe turi Abayisiraheli, twebwe ntabwo tuvuka muri Isiraheli, no, twebwe tuvuka mu zindi nce, ariko twagizwe Abayisiraheli bitewe no kwizera Kristo Yesu. Iyo Yesu ataza kuvuka ngo aze kuducungura, Satani yaramaze kudutwara umunyago. Adamu wa mbere yaramaze gukora icyaha, Adamu wa mbere yaramaze gucumura. Muri kamere y'umuntu
nta gukiranuka kumubamo. Niyo mpamvu Imana yabonye ko nidatanga Yesu ngo aze ducungure, noneho gukiranuka kwa Yesu kugaragare ku buzima bwanjye, Imana izaduhomba. Wibuke ko igihe Gahini n'Abeli bari bagiye gutanga amaturo, Gahini agatwara amaturo n'Abeli agatwara andi maturo, Imana igashima amaturo y'Abeli. Ariko Imana ibwira Gahini amwanga ngo umva wewe ngubwire, ninde wakubwiye ko Imana adakoze ibyiza atemerwa? Kuvuga ngo Imana irimuhaye amahirwe kugira ngo Gahini nawe abashe gukora ibyiza. Nanjye ndaguha amahirwe kugira ngo ubashe kumva inyigisho, wongere ubane natwe muri aya masengesho y'iminsi 3, wongere ubwire Imana ngo ma ndashaka kongera kwegerana nawe, ndashaka kongera kubana nawe, kuko namenye neza ko gukiranuka kwanjye kuzatuma ijuru rinyishimira. Yesu ashimwe cyane. Bamwe na bamwe iyo tugeze mu gihe cya Noheli nibwo turya ibirenze, nibwo tunywa, nibwo dukora ibyaha, nibwo dukora n'ibindi, nibwo dusohoka. Wenda muri iki gihe cya Covid bizaba ari bikeya, ariko ubundi buzima busanzwe igihe cya Noheli abantu barinezeza cyane. Ariko mu by'ukuri bakibagirwa kunezeza umwami wacu Yesu waje kuducungura, waje kugira ngo adusubize uburenganzira. Hano igihe Yesu yavukaga, n'igihe urugamba rwatangiye, Yesu agahunga, Yosefu agahabwa mission yo guhungisha Yesu, Yesu akavukira hariya ahantu habi, Yesu akavukira mu kiraro, nukugira ngo nanjye nawe duciye bugufi, nanjye nawe tutazi tubashe kumenyekana. Yesu aratwereka iki? Kubera ko yavukiye mu kiraro. Iyi Imana izamuye umuntu agahita yibagirwa guca bugufi, abatakaje n'agaciro z'ubukristo. Abantu bamwe na bamwe iyi Imana ibazamuye baba babonye uburenganzira bwo gukandagira abaciye bugufi. Nabwo Imana yaguhaye uwo mugisha ngo ukandagira abandi, nabwo Imana yaguhaye amazu ngo ukandagira abandi, nabwo Imana yaguhaye imodoka ngo ukandagira abandi. Oya, impamvu Imana we yaguhaye ni ukugira ngo wihe Imana yeshubahiro mu buzima bwawe. Mission yanjye na nuko Imana no guhimbaza Imana. Ndagira ngo ngubaze mwene data, ubutungo ufite n'umugisha Imana yaguhaye biramya Imana, bihimbaza Imana? Ese ibyo ufite Imana yaguhaye hari abantu bigirira umumaro? Yesu yaje nk'umuntu w'umumaro ku buzima bwanjye nawe, kugira ngo yongere duhuze n'Imana. Twari tumaze gutakaza indangagaciro, identite yawe yari imaze kurangira, twari tumaze gutakaza uburenganzira bwacu. Ariko Yesu araza aravuka, avukira kwa Mariya, avukira mu muntu kugira ngo ase nanjye, kugira ngo amhuze n'Imana. Niyo mpamvu kuvuka kwa Yesu Kristo biratubwira ngo dore uko byagenze. Umukabura w'Imana yaje kuri Mariya, aramutwikira. Mariya arasama, asama inda y'Imana, asama inda y'Umwuka Wera. Mariya atwita amezi 9. Mariya arabyara, abyara Yesu Kristo, amubyarira ahantu haciye bugufi, amubyarira mu muvure hafi aho ngaho. Murabizi uburyo abanyabwenge baje kuramya Yesu, kwari kugira ngo bigaragaze ko Yesu iyo ashaka kuvukira ahantu hakomeye, ari kuvukira ahantu hakomeye, ngo bazana amazahabu. Igihe baciye kwa Herode bagiye kuramya Yesu, Herode aravuga ngo uwo mwami numara kumubona muze nanjye mubwire njye kumuramya. Ngo ariko igihe bavuyeyo, marayika avuga ngo mwica kwa Herode, abacisha indi nzira. Aha ndashaka kuvuga iki? Nuko ubuzima bwawe Imana ijya ibukwepesha abarozi, kabukwepesha abadayimoni, kabukwepesha abakwanga. Buriya hari abantu wavutse batabishaka, ukura batabishaka, utwita batabishaka, ubona akazi batabishaka, wubatse batabishaka, ariko kubera ko Yesu Kristo nawe yavutse batabishaka, ndagira ngo nawe uhumure, iyarengeye Yesu nawe izakurengera. Ntabwo Herode, mu mugambi wa Herode kugira ngo azice Yesu Kristo, niyo mpamvu yamubuze agatanga n'iteko kugira ngo abana bafite imyaka 2 agenekereje igihe Yesu yavukiye, avuga ngo abana bavutse mu gihe nk'iki bicwe. Aho hagendeyemo abana ba Rasheli. Abana ba Rasheli bari bagufi cyane, bari batarigeze bakura, bari ingwinjiri. Hari umukristo wo mu buzima ari ingwinjiri. Reka ngubwire, iyo ubaye ingwinjiri nabwo Imana igukoresha, iyo ubaye ingwinjiri nabwo Imana iguhanda igutuma, iyo ubaye ingwinjiri udindiza umugambi w'Imana.
bariya rashari ingorane yenda guhozwa kuko abana be batakiriho. Impamvu abana be bapfuye ni ukubera iki? Abana be bari bakuru cyane. Impamvu bapfuye bari ingwinjiri. Reka kuba ingwinjiri muri iki gihe cya Noweli, reka kuba ingwinjiri mu gihe cyo kumva ijambo ry'Imana. Bandi bantu muri iyi minsi abantu bari bize cyane, bari bize. Ushobora kumara amezi abiri ukurikirana seri ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ariko nta mwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, nta mwanya ufite wo gufungura ikamba Kalvari TV, nta mwanya ufite kugira ngo wumve icyo Imana iri kuvugana nawe. Nyamara urajya kuri social media ugakora ibindi bintu. Mariya si uko yari ameze. Wa mukobwa wanjye we, nshuti yanjye mukundwa, impamvu Imana yatoranyije Mariya ni uko Mariya yari umukobwa w'isugi, ari umukobwa w'umukiranutsi, ari umukobwa w'umutima. Reka mbwire umumama ufite urugo, umumama w'umutima. Yosefu yabaye umugabo w'umunyabwenge, ntabwo yigeze asakuza ngo abwire abantu. Reka ngubwire wa mugabo we, nubwo umugore wawe wabona hari icyabaye, wisakuza ngo umushyire hanze. Ugomba gutwikira umugore mwashakanye, ugomba gutwikira umugabo mwashakanye. Abantu muri iyi minsi amara kurongora, igihe kikagera yabona undi mukobwa mwiza agatangira gusebya umugore we. Ntabwo Yosefu ariko yabigenze. Icyitegererezo cyiza turagikura kuri Yosefu. Yosefu abonye ko umugore atwite, we yigina mu mutima we bwihishwa kuko yanze kumukoza isoni. Wikoze isoni umugore wawe, wikoze isoni umugabo wawe, kubera ko ni umugore mwashakanye. Nubwo hari ibitameze neza, ariko Yesu Kristo ari kugira ngo agufashe muri urwo rugendo. Biratubwira ngo nuko kubera ko Imana yari ishaka kugira ngo yongere kwisanzura ku mwana w'umuntu. Uragira ngo gutakaza Yesu so gutakaza ikintu cy'agaciro. Mwene data mukundwa muri Kristo Yesu, ndagira ngo nongere ngwinjinge, wongere utegura umutima wawe, kuko uwapfuye niwe wazutse, uwazutse niwe wavutse. Kandi uyu nguyu yicaye iburyo bw'Imana isumba byose, kugira ngo umunsi umwe azize gucira imanza abazima n'abapfuye. Ubwo Yesu azagaruka, reka nje nawe tuzamubone. Ndongera kugukumbuza ko ijuru rirahari. Ijuru rirahari, ukuzimu harahari, umuriro urahari, n'ijuru rirahari. Bene data bakundwa mu mwami wacu Yesu, ndabingingira mu mwami wacu Yesu Kristo kugira ngo igihe cyanyu mu gitange kigira umumaro mu izina rya Yesu Kristo. Imana irashaka gukorana nawe. Iki gihe cya Noweli, tegura umutima wawe, tegura imitekerereze yawe. Yesu yongera afata umwanya mu buzima bwawe. Erega nakindi kintu ndi kugusaba ni ugufata umwanya wakongera ukawuha Yesu, kongera Yesu akongera agakorera muri wowe, kugira ngo Yesu Kristo ndaguha karibu mu buzima bwanjye, ngo nuko igihe kigeze. Haleluya, haleluya. Yesu amaze gukura atangira umurimo w'Imana. Yesu igihe yavukaga, yavutse ari Imana, yari umuntu 100%, ari n'Imana 100%. Ndashaka kuvuga iki hano? Impamvu Yesu yabaye umuntu 100% ni ukugira ngo yumve imibabaro yacu, amenye ko inzara ibaho, amenye ko tubabaye, noneho nitunamusaba amenye ko ibyo tumusaba tubikwiriye. Yesu iteguye kukumva no kukurengera. Aya masengesho twashyiriyeho nje nawe, kugira ngo natwe aya masengesho y'iminsi 3 tubashe gutegura inzira za Kristo Yesu, dushime n'Imana. Unihanire muri aya masengesho, unibutse Imana ko Mana hari byinshi yagukoreye. Mu kwezi kwa mbere urugamba ahuye na rwuraruzi, mu kwezi kwa kabiri ikibazo rufite urakizi, mu kwezi kwa gatatu intambara wari urimo urazizi, amagambo wari ufite urayazi, mu kwezi kwa kane agahinda wari ufite urakazi. Kwari ukwezi gukomeye ko kwibuka abacu. Ukwezi kwa gatanu ntabwo ukwezi koroshye. Ukwezi kwa gatandatu watakajemo byinshi. Ukwezi kwa karindwi yarameza akomeye cyane. Yego habayeho n'ukwezi kwaguma mu rugo, twebwe twamaze ukwezi hano mu Rwanda. Hari abandi bagiye bamara 2, bandi bakamara amezi 3. N'uyu munsi hari n'abandi bakiri muri guma mu rugo. Urumva ko uyu mwaka habaye ibintu bikomeye cyane. Uri wambaza ngo Pastor Steven, nge nzabashima iki ko ntacyo nabonye? Uzabushima ko kiri muzima, uzabushima ko ugihumeka, uzabushima ko impyiko zawe ari nzima, ko umutima wawe ari muzima. Reka ngubwire, hari ibintu byinshi Imana yagukoreye, kuba ugihumeka, amaso yawe ari mazima, umutima wawe ari muzima. Ibyo ntabwo byakorwa n'umuntu, byakozwe n'imbaraga z'Imana. Hari ibyo watakaje nibyo,
hari ibyo wabuze n'ibyo, ariko kuba ugihagaze ni icyizere kigaragaza ko Imana izakorana nawe. Ndagutumira muri aya masengesho tuzatangira ku tariki ya 14 na 15 na 16 tuzaba turi hari Gisenyi, hari Rubavu, tuzaba dusenga mu izina rya Yesu Kristo. Reka ngutumire, uzanyura kuri Facebook Ikamba Karuvari, kuri Facebook uzanyura kuri Instagram Ikamba Karuvari, uzanyura kuri YouTube yacu Ikamba Karuvari TV, aho uzahahembukira. Ndabizi ko Imana izakora ibitangaza, ndabizi ko Imana izigaragaza. Hari amagambo mabi bakuvuzeho, ni igihe cyo kuyikuraho. Yesu Kristo amaze kuvuka hari ibintu byahindutse. Ndakubwira ibintu bitatu. Icyambere cyagaragaye igihe Yesu yaragiye kuvuka ni inyenyeri y'abanyabwenge bajyana kuri Yesu. Icya kabiri cyagaragaye bajyanye zahabu bagiye kuramya Yesu. Cya gatatu cyagaragaye abantu bavuye impande n'impande baza kuramya Yesu. Ndagira ngo ngubwire, hari amafaranga agiye kuva impande n'impande, hari akazi kagiye kuva impande n'impande, hari umugisha ugiye kuva impande n'impande. Ibyo bigiye kuza kuko Yesu ari muri wowe, kuko inyenyeri y'Imana iri mu buzima bwawe. Reka wongere wibuke aho Yesu yagukuye, reka wongere wibuke imbaraga z'Imana zagaragaye mu buzima bwawe. Utangira kwiga, ushaka urwo rugo, ufata indege ujya muri icyo gihugu. Reka wibuke uburyo Imana yakurwanya ujya kubyara. Imana yakurinze umugabo yagutaye, Imana yakurinze umugore yagusize, Imana yakurindiye muri ubwo bukode, Imana yakurindiye ucuruza izo nyanya, Imana yakurindiye ukora ku kazi gaciriritse, Imana yakurinze muri ubwo buzima bwawe budafite icyerekezo, ariko Imana ikurindiramo. Imana ibana nawe niwarwara. Reba, guhera mu kwezi kwa mbere ntabwo wagiye mu bitaro, ntabwo umwana wawe yagiye mu bitaro, nubwo nawe wagiye mu bitaro, ariko Yesu yagukuyeyo. Imana yarakurinze. Hari iminsi yatambukanye benshi, ariko njye nawe turacyahara. Wamera Imana icyubahiro, tugashima Imana muri aya masengesho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Reka nongere ngubwire ngo agitekereza marayika w'Umwami Imana aramubonekera mu nzozi. Ugitekereza aya masengesho ugiye kwakira ubuhanuzi, ugiye kwakira gusurwa, ugitekereza kwihana, ugitekereza guca bugufi, ugitekereza kongera gushima, hari ikintu bita presence y'Imana igiye kuza mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Imana igiye gukorana nawe. Uyu mwaka ugiye kurangira, Imana izakora cyane. Uyu mwaka ugiye kwinjiramo, reka wijyanemo ingambasha. Aya masengesho rero tuzayasengeramo n'Imana, tuzabwiramo n'Imana dushaka muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo, ariko tuyishimira ngo ibyo wakoze. Muri mirarinde ngo aho ugejeje ukora mbaye ngushimiye. Mu by'ukuri hari byinshi Imana yagiye turwanirira. Mwere data nakwibutsaga ko Imana igambire gukora ikintu gikomeye kuri wowe, ntabwo Imana igambire kugusenya, ntabwo Imana igambire kugusenya. Yesu ashimwe cyane. Herode agitekereza kujya kwica Yesu, hari abantu bazatekereza kukurwanya, bazatekereza kukubuza amahoro, bazaroga, bazagambana, ariko bakibitekereza Imana izagusura, Imana izakwereka inzira. Niyo mpamvu Imana ikubeshejeho. Uragira ngo Satani aracica, ntabwo yarekeye aho kwica, ntabwo yarekeye aho gukuramo inda, aracyabikora, ariko ndashimira Imana yakurinze. Inda ya Yesu rero Satani yayize cyane, ariko Imana yihagararaho. Iyo nda yawe izavuka, nawe uzabyara, nawe uzatera imbere, nawe uzaguka, kuko Imana umugambi wawe ntabwo uzayo. Reka ngusabe mwene data kongera kugira icyizere. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ngo nuko ibyo byose byabereyeho kugira ngo ibyo Umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore. Hari ibintu Imana yavuganye nawe usoma Bibiliya, hari ibintu Imana yavuganye nawe uri gusenga, hari ibintu Imana yavuganye nawe. Niyo mpamvu Imana yavuze mbere ko Yesu azavuka ibibwira abahanuzi. Naho Imana yakubwiye ikoresheje ijambo ryawe, ikubwira ikoresheje abahanuzi, witegure bigiye gusohora mu izina rya Yesu. Imana igiye kurekura umugisha wawe, Imana igiye gucingura imiryango yawe, Imana igiye gukora ibikomeye ku buzima bwawe. Hari izina rishya Imana igiye kuguhereza, hari amateka mashya Imana igiye kuguhereza, hari agahinda Imana igiye kugukuriraho, hari umusozi w'abadayimoni bakwicajeho, ariko ugiye kwakira imbaraga zigukura kuri uwo musozi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Umwana wagiye gukira, umugabo wagiye gukira, umugore wagiye gukira, umugabo wagiye gufungurwa. Imana igiye gucingura imiryango. Icyo Imana yavuze kugira ngo igisohoze,
yesu yabihanura, haravuga ngo umwana yatuvukiye ngo azitwa Emmanuel, Imana turi kumwe. Nyamara yesu yabihanura, ntabwo yesu yari akavuka. nawe hari ibintu Imana yakubwiye wibaza ngo inzira zizava he. iyo Imana yabonye inzira icishamo Yesu, nawe akira inzira y'umugisha wawe. Mwene data, mu izina rya Yesu, igihe kirageze ngo Imana ikwibuke, igihe kirageze ngo Imana ikurengere. inzira Yesu yavukiyemo, inzira y'igitangaza cyane. niwe muntu wa mbere winjiye mu nda ifunze, niwe muntu wa mbere winjiye mu nda wavuye mu mva ifunze. hari ibintu bitatu byaranze Yesu. Yesu yinjiye mu nda ya Mariya ifunze. Yesu yavuye mu nda ya Mariya uburyo budasanzwe. Yesu ashimwe cyane. Yesu yavuye mu mva ifunze. igihe bari bashizeho igitare, abantu baravuga ngo reka turebe ngo byarahanuwe ku munsi wa gatatu ngo azazuka. bashyiraho ubushishi, bakuroga batakuroga ntabwo bazamenya igitekerezo cyawe cyanyuze. bakuroga batakuroga, Imana izakuzamura, Imana izaguteturura, kuko inzira z'Imana nawe uzazitambika. nyemera dusengane mu izina rya Yesu. imigambi y'Imana ntabwo izayoba. icyo data yavuganye nawe kizasohora. pwe lekota la manderebo. Imana iguha umugisha wowe ugihagaze mu kwizera. Imana iguha umugisha wowe ukizeye imbaraga z'Imana. Imana iguha umugisha wowe ukizeye icyo Imana yavuze. Yesu ashimwe cyane. haleluya. ngo dore umwana azasama inda kandi azabyara umuhungu, azamwite Emmanuel. ibi babivuga byari story, ariko igihe kiragera byambara umubiri. baguhanura ngo uzabona akazi, byari amagambo. baguhanura ngo uzabona visa, byari amagambo. baguhanura ngo uzabona urubyaro, byari amagambo. ariko noneho ntibikiri amagambo, igiye kwambara umubiri. Imana igiye kugutunguza icyo yavuganye nawe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Imana izatugirira neza. haleluya. ngo bisobanurwa ngo Imana turi kumwe. ngo Yosefu akangutse abigenza uko marayika umwami Imana yamutegetse. Imana ivuganye nawe mu nzozi, iyo ukangutse jya usohoza icyo Imana yakubwiye. hari abantu Imana ibwira mu nzozi, hari abantu Imana y'amasengesho mu nzozi, hari abantu Imana ibabwira ngo mukore guca mu nzozi, bakanguka bakabyihorera. oya, ubu usubijeho umugambi w'Imana. kora icyo Imana yakubwiye mu nzozi, Imana isohoza icyo yavuganye nawe. haguruka ujye mu cyo Imana yakubwiye. tugiye gusengana Imana. nongere ngwibutse ko dufite amasengesho y'iminsi 3 yo gushima Imana. masengesho tuzabwira Imana ngo warakoze. nyuma yo gushima tuzabwira Imana ngo n'uyu mwaka tugiye kujyamo uzaturinde. abantu benshi ntabwo bazi gushima Imana. ushobora gushima Imana ukoresheje ituro, ushobora gushima Imana ukoresheje gufasha imfubyi, ushobora gushima Imana ukoresheje gufasha abandi, ariko muri amasengesho reka uzashima Imana mu izina rya Yesu. kandi reka ngo ubwize ukuri, kuba utarivuje, kuba utaragiye kwa muganga, kuba utarahuye na biriya bibazo byose, n'ibyakugazeho Imana igahagarana nawe, si uko abandi batatemaniwe n'umuyaga. nyemerera tuzashimana Imana. nyemerera uzaboneke muri amasengesho. turi hano i Gisenyi, tuzahagera ku cyumweru, tuzaba tuvuye i Kigali tujya Gisenyi dusenga Imana. uzaba uri online, uzaba uri kuri Facebook, uzaba uri kuri Instagram, tuzaguha link, tuzakubwira uburyo bizagenda. ariko kuwa mbere ubwo tuzayatangira ni tariki ya 14 na 13 tuzasuza n'amasengesho, tutarya tutanywa, turimo tubwira Yesu ngo warakoze, tubwira Yesu ngo imigambi yawe ni myiza, tubwira Yesu ngo imirimo yawe ni myiza. kandi usengere rero, usabire imbaraga, uzayaboneke mu izina rya Yesu. nongere ngwibutse uko subscribe kuri channel yacu. yikore subscribe ubone inyigisho zacu n'ubuhamya butandukanye. kandi ukore ikintu bita comment, ujye muri comment utwandikire. noneho kandi ukore like cyangwa se usharinge n'abandi bene so ubaye kuzinyigisha. Imana iguha umugisha. turagukunda, turagusengera, turabizi ko muri inshuti zakadasohoka. reka tugusengere. mwami Imana yacu, mu izina rya Yesu, ndasengera uyu muntu uri kwitegura Noheli, uyu muntu uri kwitegura ivuka rya Yesu Kristo, uyu muntu uri gusengera umutima we, uyu muntu ndamusengeye ngo umukomereze muri amasengesho. ndasengera umuntu ufite agahinda n'umubabaro kugira ngo umanukire kumukura akagahinda mu izina rya Yesu Kristo. ururuka guce muri intambara arimo, ururuka guce muri ibibazo afite mu izina rya Yesu Kristo. ndirukana ibyago, ndirukana impanuka, ndirukana ubukene, ndahamagara ubukire. ndasengera bene data badukurikiranye bazaba natwe muri amasengesho y'iminsi 3 mu izina rya Yesu Kristo. Mana, abazaba dukenye ku murongo kuri social media, reka bazahabwa umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Imana we, twibutse ibyo wadukoreye muri uyu mwaka, twibutse uburyo waturwaniriye,
waturinze kwicwa n'inzara, waturinze gusorwa mu mazu, waturinze kurwara no gupfusha, wakoze byinshi ku buzima bwacu, tuguhaye icyubahiro. Tugushimiye imirimo n'ibitangazo wagiye udukorera. Ndasengera uyu muntu udukurikiranye, wongere umuhe kwibuka ibyo Imana yamukoreye, wongere umuhe kwibuka ibyo wakoze mu buzima bwe, abiha agaciro maze arushaho kugushima no kuguhimbaza. Nta kintu waturemeye nuvuga ngo tukoranye tuguhimbaze. Ndamusabira imbaraga, ndamusabira gukomera, ndamusabira kwizera, ndamusabira kumvira, ndamusabira guhagarara mu mwanya Imana imushakamo, kugira ngo Imana imukoreshe iby'ubutwari. Urakoze Yesu. Sengera abashomeye, sengera abarwayi, sengera imfubyi n'abapfakazi, sengera afite ibibazo bitandukanye ngo bose baremere igisha. Uko Yesu yavutse aba ariko buri wese abona ibivutse bishyashya, mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ubwiza bw'Imana buganze mu mitima yacu. Reka ibyo ushaka n'ibyo ushima ubikorere neza tudukurikiranye, anjye bwanjye nawe ubwe twese duhabwe umugisha imbere yawe. Senze nizeye ko ubikoze mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ndabakunda, mbifurije kubaho mwitegura Noheli, kandi twese tuzabane muri amasengesho mu izina rya Kristo Yesu, amen.